Mu Rwanda rwo hambere hari igihe igihugu cyari cyaracitsemo ibice byinshi. Abatware b'ibice bitandukanye bari barigometse ku mwami, buri wese yigize umutegetsi. Ariko muri icyo gihe cy'akavuyo havutse intwari yitwaga Ruganzu wa kabiri Ndoli, umwami w'intambara w'ubutwari n'ubuhanga budasanzwe. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'ukuntu Ruganzu wa kabiri Ndoli yafashe i Gisaka, kimwe mu bihugu byari bikomeye cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ndagusuhuje, iyo uteze amatwi ni Ramso Ubumenyi TV. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ukanda inzogera kugira ujye ubonera ku gihe inkuru z'amateka y'u Rwanda. Njye wumva ni Ramso Fori. Kera mu kinyejana cya 16, i Gisaka cyari igihugu cyigenga gikomeye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Cyari gituwe n'abagabo n'abasore, gifite ingabo zikomeye kandi gifite ubutaka butoshye bwabyazwagamo umusaruro mwinshi. Umutware ukomeye cyane wari uyoboye icyo gihugu yitwaga Rwabutogo. Mu gihe Ruganzu yari amaze kugarura u Rwanda mu maboko y'Abanyiginya, yahisemo gukora urugendo rwo kongera guhuza ibice byose byari